nanone kandi umuntu yashobora gukinga n'umwuga wanjye bicaye ko niga cyangwa akandi kazi amara yacu n'ubwigishwa bw'amashingiro atandukanye ariyo madini tukaba tugiye kuvuga ubuvugishwa bw'igihugu cy'u Burundi kubera umwanya ari mutoya nuko Imana injyana mu iyerekwa ihishurira igihugu cy'u Burundi yerekwa irabanza iranyereka umusaza witwa Nyangoma kigenda n'igihugu cya Tanzania iranyereka ko uyu musaza niwe ntayigiye igihugu yambuye perezida Nkurunziza ndayibwira nti se perezida Nkurunziza wongera numva mu Burundi ko ntashyika mu Burundi ajya asenga Imana irambwira ngo ntabwo asenga by'ukuri iranyereka viziyo yiwe ari mu ishyamba anyereka yari afite ibijumbu n'amavoka abaturage bamugemurira mu nkangara akarya akanywa n'amazi Imana irambwira ngo dore none ubu ni perezida ararya inkoko yanteye umugeri iranyereka ko yagiye muri Afurika y'Epfo azana inkona ajya mu Bushinwa bamuha inyoni irimo amayesipuri ibyo byose ni byarimo amashitani ajya muri Irani kubonana n'umugabo ugikuzimu witwa ni umugabo uhagarariye Isilamu muri Irani izina rye ryari rikunda kunyibagira mu mbabarire uwo mugabo niwe nkuzi agiye kuraguzaho kuko umunsi n'umunsi aba ashaka kumenya igihe ingoma izamara nyuma rero yaje kujya mu Buyapani mbere yuko ategura igikorwa cy'ingenzi mu Burundi kubaza umunsi azapfiraho ibyiyumviro by'ubutegetsi yabonaga bishuje ni ukuvuga ngo rero Imana irambwira ngo iramutanze muri Daniyeli 5 umurongo wa 25 ni ukuvuga ngo ni ijambo rivuga ngo menteke rivuga ngo nagushyize ku musanga udashyitse ubwami bwawe ndabutanze irambwira ngo ubwami bwire buhaye Nyangoma ni ukuvuga ngo rero Imana irambwira ngo dore igituma igiye kubutanga ariko ikamutangana n'abaturage ntabwo izamutanga wenyine iranyereka Imana ibumbura ibitabo bibiri birimo amazina y'imfubyi abapfakazi n'abakene mu gihugu cy'u Burundi irambwira kuva ku ngoma ya Micombero gushyika ku ya Nkurunziza nta bucamanza buriho mu gihugu cy'u Burundi Imana irambwira ngo ubucamanza uretse kubutanga ikoresheje inkota kuko abakoresheje ubutegetsi nabo bakoreshaga inkota barenganya abantu Imana irambwira ngo imigambwe iri mu Burundi irafite Imana ije kwikuraho Imana irambwira ngo ubu mwarabu mu gisagara cya Bujumbura burafite Imana ije kubukuraho kubucirwa abantu imyeka abakobwa n'abagore rwakuramo amada irambwira ngo ije kubicira urubanza kuko inda yinjiye umunsi bakayikurayo n'umwana wavutse bakamwica bose baba ari abana Imana ngo abana bazi kuyihindura igihugu Imana inyereka amaraso y'abanyamurenge yamurikiye mu gatombera hamwe mu isenze yamenye ariko babishyira kuri Rwasa bakoresheje amamiliyoni bayapakira Imana ngo ngo ni senere yamenye kugira ngo amahanga afatire imbarigo SNL ariko Imana mu isenze yabikoze iramo nta muntu wiciye impunzi mu gihugu kiwe zamuhungiyeho bazagira amahoro Imana yamwe mu gihe n'ibyo bituma Imana itanga nkuza n'abaturage biwe no kuvuga ngo rero Imana inyereka uko intambara igiye kuba inyereka intara ya Bubanza intara ya Muyinga n'intara ya Rumonge irambwira ngo zigiye kwatakwa inyereka inyishyamba za FNL zari nyinshi kandi zifite uburakari bwinshi muri Kongo irambwira ngo zizaba zicaye kandi zitegereje ni ukuvuga ngo zizaba zitegereje mu misozi hejuru ya Buvira kugira ngo zihunga Imana yamwe ngo izindi nyishyamba za Gatorwa zizamanuka mu kibira zamuke Bubanza ni ukuvuga ngo izatuja Kamenge na Kinama ni ukuvuga ngo izari ziri muri Buvira zizakora akazi kazo mu gihe sindi zizabihunzo ivuye ku rugamba itsinzwe igiye muri Kongo kuko umupaka wa Gatumba ari uzaba wuguruye Imana inyereka intara ya Muyinga irambwira ngo izabigoswe nayo inyishyamba zizamuka igisagara zaba ari ingabo Imana inyereka ingabo zitandukanye zirimo abanyarwanda abamayimayi abakongomani bavuga ikinyarwanda irambwira ngo izo ngabo zasinduje azaba akoresha ku rugamba Imana yanyereka ingabo za Nyangoma Nyangoma afite indege z'intambara Imana inyereka abanyamerika bafite ibikoresho by'intambara mu gihugu cya Mauritania
abafaransa bafite ibikoresho mu gihugu cya Gabo by'intambara irangwa n'ibikoresho bigomba gutera ubutaka bw'u Burundi. Ni ukuvuga rero Imana irambwira ngo izaba ishaka guturira igisagara ko cyabereyemo ibi byinshi, ariko ikazaba nayo ishaka muri icyo gisagara kuhatangurira ikangura mu Burundi. Iranyereka rero karitsiye ruzibakanyosha ko hazarimbuka abantu benshi, ko hazarwana indege z'intambara, bazahata amabomba akomeye cyane. Iranyereka ku Musaga ko hazaturirwa n'ingabo za FNL, ko zaba zazengurutse ahantu hose mu misozi zaba zubikiriye, zihora amaraso y'abasada babo yamenetse ku butaka bw'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero Imana inyereka Kamenge uburyo izarimbuka, inyereka Kirira uburyo izarimbuka. Imana yambwira ngo kuko abategetsi ariho bari baciye bagaca imanza z'uburiganya z'uburyarya, niko nabo bazarimbuka, ko nta kintu bayimariye abantu baho. Kuri umuntu atubaha Imana nta gaciro agifite imbere y'Imana. Irambwira rero Nyakabiga, irambwira ngo Nyakabiga abatutsi bari bishe abahutu baho, bishe abahutu mu gihe cy'intambara y'u Burundi yagiye ibanza, harimo n'abashangishike. Irambwira ngo ayo maraso yamenekeye bakaba bayicaye hejuru, abatutsi batejwe n'amaraso ya Kristo, ayo maraso bazayishyura. Imana yabo mu Kamenge, ayo maraso y'abatutsi yahamenekeye n'amaraso y'abayifeneri, abahutu bariyo nabo bazayishyura, niba abo bahutu batarimo abakristo bejejwe n'amaraso ya Kristo nanone ngo babe barabaye ibyaha byabo. Ni ukuvuga ngo Imana irambwira ngo Ngagara izatura igisagara igice kimwe, izayicamo ibipande bibiri. Ni ukuvuga ngo hari karitsiye izarindwa, hari agapande kamwe ka Ngagara, hari igipande hari Kinindo. Imana avuga ko Kinindo nta maraso yahamenekeye, ari nta nazayishyurwa, nta bantu baho bamenye amaraso. Imana irambwira ngo muri Sokarite mu mpunzi hagati ya Kamenge na Kinama naho n'izazigama abantu, izaba ishaka kurinda izo mpunzi. Ni ukuvuga ngo rero Imana imaze kurushaniriza ikaritsiye n'uko intambara izaba imeze, inyereka ibimenyetso by'intambara. Hari Imana ibanza kunyereka uburyo General Adolphe azaturira isoko, hari mu mwaka w'ibihumbi 2012 mu gihugu cya Tanzania mu kwezi kwa 12. Ni ukuvuga ngo icyo gihe hashashe indwi ebyiri itaninjira mu Burundi mpaca ubwo butumwa buvuga mu Kinama mushengero imwe mutamanuka ngenda mu gihugu cya Kongo kubwira ingabo zari zarimo zirwana ko zigomba guhagarika urugamba ko zigiye gutsindwa. Ni ukuvuga rero icyo gihe Imana mu cyo n'ikintu isoko rizaba rituriwe, ubwo ndi muri Kongo n'isoko ryaturiwe. Ni ukuvuga haheze igihe Imana irambwira ngo hazaba ibimenyetso. Hari ikimenyetso cyo kubura amakara cyarahise, hari ikimenyetso cyo gutwara ibikombe by'abagore kwa Siyoni, hari ikimenyetso cyo gusubiramo kwa CNDD-FDD, nicyo kimenyetso cyakurikiye nyuma yo gutura isoko mu banyamigambo cyangwa abanyabanga ba CNDD-FDD. Hakurikiyeho ikimenyetso cyo kuzasubiranamo kwa Iprona na CNDD, ikimenyetso cyo gusubiranamo kw'Abarundi n'amahanga cyangwa leta y'u Burundi n'amakungu. Ni ukuvuga ngo hazaba hasigaye ikimenyetso cy'uko iriya kaminuza bazayirasamo, hazaba hasigaye ikimenyetso cy'uko Perezida Nkurunziza azaraswa na General Adolphe, hazaba hasigaye n'ikimenyetso ni ukuvuga ngo cyo kuzica umunyapolitiki mukomeye hano mu Burundi. Ni ukuvuga rero ibyo byose bizaba ari ibimenyetso bigaragaza intambara. Imana iranyereka ngo nta matora azaba mu Burundi, kuko amatora abaye haba jenoside y'abanyabwenge. Imana iranyereka intwaro hari mu mwaka wa 2013 mu kwezi kwa gatatu zarimo ziva mu Bushinwa ziri mu bwato, zari zatumijwe na Perezida Kagame kuri leta y'u Rwanda, zizana zihereza leta y'u Burundi mu ibanga. Izo ntwaro zari zo gukora jenoside, kuko bashaka ko Perezida Kagame na Perezida Kagame tumureke, FPR iyobowe na Perezida Kagame, CNDD iyobowe na Nkurunziza, ko bazahora batwara kugeza igihe isi izarangirira, umwe akazajya avaho hakajyaho undi, ariko umugambi ukaguma ari wa wundi, bakaguma bakomeza akarere k'ibiyaga bigari kugeza igihe bazakoloniza na Afurika bashaka kuba nka Hitler. Ibyo byose ariko ikaba ari inama n'ubwenge bwa Perezida Kagame yari afite, cyangwa yayigishaga bagira inama kugira ngo bamubere ibikoresho, kuko Perezida Kagame yagiye kuzimu mu budahangarwa, ashaka kumva ko yayobora isi akaba nk'Imana. Ni ukuvuga rero Imana irambwira ngo ibyo Perezida Kagame yibwiye bizaba bipfuye, kugira ngo ibyo CNDD-FDD yibwiye bipfuye, nuko ari nta matora azaba mu Burundi. Imana yabonye byose izatangira ibihishura, ikoze isoni General Adolphe, izamutiranya na Perezida Nkurunziza basubirana mu niba tuyanamo azamwica.
ko perezida Nkurunziza ntazatumira abazungu narangiza General Adolphe ahita ababara avuga ati igihugu yagitanze kuko tutazongera kuyobora nuko azamwica ntabwo yaratangiye politiki cyitemo ukwacyo n'igisodo kwacyo nabyo bisubiramo ni ukuvuga rero bwa bumara yari buzahanwa buti zari ishyamba rababwira n'ishyamba za Mayimayi zo muri Kongo zafatwa abagore n'abakobwa ko intambara izaba ari ku mugoroba tutarabona ijoro cyane abanyeshuri bavuye kwiga bamwe biga nimugoroba n'abakozi bavuye ku kazi bagorobeje mu gisagara bari gutaha nuko intambara izahita gisagara mu ishyamba zicyubike abasoda bahita bugarama amabara nta muntu uzongera kurengana mu gisagara cya Bujumbura uretse mu Kamenge kandi mu Kamenge naho intambara izaba iri gutangura FNL kurwanayo ni ukuvuga rero ngo icyo gihe abakobwa n'abagore bazafatwa ku ngufu bamwe bajya gutembera muri buwate bamwe batembera ku mugoroba bamwe bavuye muri alimentation n'abamwe biga muri kaminuza nimugoroba bose bazafatwa ku ngufu kugira ngo iby'Imana yabavuzeho bisohore kuko ubumara bakoze bwose mu mabanga n'abadogiteri baha amafaranga kugira bakuremo amazi Imana ibireba nuvuga ngo icyo gihe ntizabahanisha uzarokoka bakamufata ku ngufu ntibamwice cyangwa bamutere sida n'imbani uwo nguwo azagenda avuga ngo nabonye Imana y'abarundi kuko umuntu wese icyo gihe azabwirizwa n'ibihe nta muzongera kuvuga ubutumwa nta muntu uvuga ubutumwa uzongera kuvuga ubutumwa mw'ibarabara uwo munsi Imana ntizavuga ubutumwa kandi ikoresheje inkota Imana yavuga ngo abarundi mumenyereye kuvuga ko abarundi nako Imana itica ariko igiye kubigisha ko yica yabigishije kugira neza ariko igiye kubigisha ko yica niho muzayikorera neza ni ukuvuga rero hari Imana irambwira ngo hari abantu benshi b'abarozi buzuye mu gisagara cya Bujumbura Imana izazica muri iyo ntambara hari abantu bagaragaza umurimo w'Imana mu ishengero harimo abapasiteri bamenye Imana batamera nk'imwe ivuga ahubwo bakazana amajambo arimo Bibiliya bagakora nk'abafarisayo ko n'abafarisayo bagaragazaga ishengero cyangwa Kristo bitwaje amajambo ari muri Bibiliya ayo rero niyo azabatwika kuko ijambo ry'Imana rimwe riravuga uku irindi rikavuga uku ni ukuvuga ngo yose Imana izayaniza bica ayo nazabica uzabona ibiziga byinshi by'abapasiteri bakomeye mu gihugu cy'u Burundi Imana yavuga ngo umupasiteri yemera urizwa n'ibibera mu gihugu cy'amushenyi bwa Pentecote biravuga ngo witwa Rameki kandi bambwira ngo abandi bapasiteri bigo bakora ibitangaza abenshi bakora ibitangaza by'ikuzimu harimo Joel wo kwa Gitwaza harimo na apotre uyoboye ishengero rya Butani we ntago agira kuzimu ariko yigisha ubusamanya yigisha amahoro yamamaza n'umugambi sindide mu ishengero ryiwe no kuvuga ngo yamamaza na nkuru nziza aho kwamamaza Kristo Imana mwibona bizamurimbura no kuvuga ngo ubusamanya bw'umugarureho Imana yanyereka bita kwa Kristo hari ishengero ryubakiye kwemba by'ikuzimu uvuga ngo abapasiteri benshi bakora itangazo ry'ikuzimu bazapfa muri iyo ntambara abapasiteri batagikuzimu ariko bagaragaje mu yarimo na Samuel w'Umunahanga bazapfa muri intambara abavuga ibitangaza nubwo bitari by'ikuzimu ariko babeshya abantu kugira abantu cyane byahaye no kivuye n'abazapfa muri intambara no kuvuga Imana izabije kwigaragaza mu gihugu cy'u Burundi cy'urubanza umuntu wanye n'ibyo yakoze kuko izaba atari igihe cy'imbabazi kandi kizaba atari igihe cyo gutwenga n'inkota izabivuga nta kintu azavugana nacyo no kuvuga ngo Imana irambwira ngo ariko hazabaho uburinzi ku bagorozi bahawe amasezerano nubwo bimeze ko nta karuka abantu Imana bose bakoze ikibi cyangwa banduye irambwira ngo bazarindwa muri za 91 nk'uburinzi bwabo buzaba buri abo bakirisitu bubaha Imana bazi kwiyanduza n'ibigirwamana cyangwa n'ibizira bya Antikristo Imana yavuga ngo abagore bagiye gufata imiti kwishyiramo kugira ngo batabyara hari ibyo bashyira mu kuboko mu kibero n'ahandi ibyo byose irambwira ngo ni bya Antikristo mu gihe hazaba hari kimwe haba mu Rwanda cyangwa mu Burundi bizica abagabo babo n'abana babo babyaye mbere ubundi bigasigaze kandi bahitunga nk'igabanya Canada ubona kugira ngo bamenye ko Imana ari ituma umuntu abaho atari viziyo cyangwa umutungo yashyize kuri konti ko amafaranga azaba muri konti n'uwo mugoroba nta n'umwe uzayatwara ari muri banki azibwa n'abasosiyete n'abasoda nabo barangiza bagwe ku rugamba nibamara gupfa aho bayatabye n'azatabirwa n'amayonze zayakoresha nyuma aho zaba zigiye kwinyegeza ni ukuvuga ngo buri kintu cyose cy'umuntu ishingikirijeho amashuri n'amadiplome Imana ngo muri intambara zapfa abanyamashuri benshi bagize amashuri y'abigirwamana n'abanyamigambi benshi bagize imigambi y'ibigirwamana yo kugira Imana nyambere Imana irambwira ngo rero bizajya bizagarama mu ibarabara kugira ngo abibona n'amashuri yabo abakobwa benshi bazafite ubwiza n'amatari birwa bizumuza mu gisagara cya Bujumbura bose bazaribwa n'ibisiga bazicwa bamaze gufatwa ku ngufu umuntu uzabura aho hari umugore cyangwa umukobwa azahita abona isomo yerekana ko nta bwiza buriho umwiza ari Kristo yavuze ngo nta mwiza uri Imana ni ukuvuga ngo ibyavuzwe kuva kera
kuva Burundi bwaremwa cyangwa isi yaremwa n'ibyo mutigeze kubona bibi muzabibona muri iyo ntambara. Ni ukuvuga ngo turebe amajambo ahamye iby'iyo ntambara. Dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi ikigabane cya 2 umurongo w'12. Ariko mwanywesheje abanaziri vino mutegeka abahanuzi muti mugahanure, dore ngiye kubashikamira nk'uko igare ryuzuyemo n'imiba rishikamira hasi igare n'ikinga. Ariko aya ni amakinga Imana yavuga nkano yo kwa Farawo akura ibintu byinshi, kandi guhunga ni kuzashobokera abanyambaraga. Imana yarabwiye icyo gihe generali cyangwa umushingangazi bazifuza kwitwa abakarani cyangwa bamwe batwara imizigo mu ibarabara, kuko zifuza kwambara impuzu zimwe kugira ngo batamumenya. Kuko abanyamigambwe n'abakwiye imitwe inyeshyamba n'abakwiye imitwe inyeshyamba cyangwa mwitabasaye n'abanyamerika bazafite urutonde rw'abategetsi mu Burundi n'abagenerali. Buri muntu wese azajya kubazwa ibyo yakoze, hari uzicwa, hari abo bazajyana mu mahanga bagweyo cyangwa bafungwe. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese agiye kubazwa ibyo yakoze uhereye ku mwami Cyo kugeza ku nkuru nziza. Ntabwo uretse n'izabibazwa yonyine. Niyo mpamvu hano dusomye guhunga ntibizabashobokera. Abanyamerika bazabugaye ikirere, nta ndege izaguruka bazabihanura, kandi bazaba bashyize amato y'intambara muri Tanganyika, nta muntu uzahunga aciyemo, bazaba bafitemo abasoda ba marine. N'intwari ntizabasha kwikiza. Intwari n'uhambaye uhambaye mu gihugu, bamwe bigize Imana muri iki gihe ntibazashobora kuvuga ko ntaho bazahungira hazaba hahari. N'umunyamuheto ntazabasha guhagarara n'impaye amaguru ntizaba. Umunyamuheto ni umusozi uzaba ufite inkoho ku rugamba, ahubwo azifuza kureba aho yayijugunya bakuyemo n'imyenda y'igisoda abura ahabishyira, kuko intambara itarigeze kubaho itazarwanwa n'ubuhanga cyangwa ubwenge, kuko ntazabona umurasa, ntazabona nuko yakiza muri iyo ntambara. N'ugendera ku ifarashi nawe azabasha kwikiza, kandi intwari yo mu bakomeye uwo munsi izahunga yambaye ubusa. Ni ukuvuga ngo icyo gihe n'abashikiranganji n'abandi baba bavuye ku kazi kare cyangwa n'abandi bagataha, azabyuka yambaye mayo yambaye cyarodezo n'uwi, abura aho ahungira kuko kije bazayiturira uwo munsi. Nicyaturikiraho mu mbabare ko nihuse. Ni ijambo kuva 12 gushyira 16. Ni ukuvuga ngo nuko bizagenda. Tukadusoma irindi jambo turebe muri Mika 3:9-12. Gatatu 9:12. Nimwumve batware b'inzu ya Yakobo n'abacamanza b'inzu ya Isirayeli, mwanga imanza zitabera mukagoreka ibitunganye byose. Arizo za manza twagarutseho. Nta bucamanza buri mu Burundi, ikintu cyose ni igiturire. Uhereye kuri chef de quartier ukageza kuri perezida wa repubulika, ibintu byose ni igiturire. Perezida arya amafaranga kugira ngo inganda zikorere mu gihugu, kugira ngo amashyirahamwe y'itumanaho akore, kugira ngo abantu baze gucukura amabuye y'agaciro. Niko agiturire. Ko chef de quartier nawe ayituriye ku muntu w'umukene ugiye kumubwira ikibazo, wenda yindushiye n'umupaka bitabona amahera. Ibyo byose Imana irabyandika. Bubakishije Siyoni amaraso, bavushije n'i Yerusalemu bakahubakisha gukiranirwa. Ni ukuvuga kugira ngo umuntu mw'iki gihe atware iby'undi aramwica. Abatware baho bacira imanza impongano n'igiturire, n'abatambyi baho bigishiriza ibihembo. Uwo bapasiteri benshi babwira abantu ngo nimuzane amashikanwa ngo muduhezagire, kugira ngo natwe tubasabire umugisha. Barabategeka umubare w'amafaranga bazana. Ni ukuvuga ngo hari itegeko rivuga ngo ujye utanga ikigira 10 cy'ibyo wungutse. Pasiteri waba ari umurozi, aba ari umusambanyi, kigomba kukimushyira akakiga kugira ngo azabazwe ibyo Imana yavuze. Ariko nta tegeko ryo guhezagira umukozi w'Imana ribaho ryo kuvuga ngo zana ayangaya. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ngibyo kuko bahanurira ibihembo bagiye guhanwa. N'abahanuzi baho baragurira ingemu, n'abavugishwa bavuga kuko babahaye itunga.
nyamara bisunga uwiteka bakavuga ati mbese uwiteka ntari muri twe nta kibi kizatuzaho. Mwumvise rya jambo nahereyeho. Hari aho nagiye kare numvise abantu bavuga kuri kivuze ngo hari umuntu wigishije ifaranga ry'u Burundi ngo muri 2015 ngo zaba ringana n'idolari ry'Amerika. Agiye ari kubereka ko muri 2015 hazaba hagitangaza mwabaye ba miliyoneri. Kandi ngo n'umuvugishwa arigisha kuri televiziyo ngo n'umuntu arasenga ariko n'umuntu ngo w'umunyabwenge wakoze ubushakashatsi, ariko bwa bushakashatsi abushyira mu ivugabutumwa arigisha kuri televiziyo. Ni ukuvuga ngo ameze nk'uyu muvugishwa tubonye muri Mika kuri uyu murongo uvuga ngo barabahanurira ngo nta kibi kizabaza, ariko twabonye ko igisagara kirimo kugusha amaraso. Reka turebe irindi jambo. Muri Zakariya ikigabane cya 6 umurongo wa 4, ariko ibyo muri Zakariya reka tubireke kuko ndigiyemo nakwinjira mu buhanuzi bw'akarere k'ibiyaga bigari, kuko riravuga ubuhanuzi kuko i Burundi hazaba intambara, u Rwanda hazaba intambara, ko muri Kongo hazafashwamo ibihugu bibiri, ko muri Tanzania hazafashwamo ibihugu bibiri. Twaba tugiye mu wundi mwanya kandi guteba arana ajya kuvuga ubutumwa mu kigobe. Reka tuhareke ahubwo turere andi majambo yemeza yuko intambara igomba kuba bidahinduka. Rero muri Ezekiyeli 14:14 ngiye kwinjira mu bindi bihugu natwe. Ezekiyeli 14:14 handitse ngo naho cyoba kirimo abo bantu batatu, Nowa, Danieli na Yobu, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa, niko Umwami Uwiteka avuga. Ni ukuvuga ngo iyi ni intambara idasengerwa yateguwe n'Imana. Twisanga muri Matayo 24:15 gushyika 22 naho twaje twasome. Ntihinduka nubwo wasenga uzakiza ubugingo bw'iwawe. Bigeze aho umuntu akiza ubugingo bwiwe na pasiteri agakiza ubwiwe ajya kubasengera ngo arabahezagira. Birya biganza yabahezagirishaga niba byandi Imana igiye kubikata bigaburira inkona mujya muzimanika ku madarapo yanyu, ariko mugiye kuzibona hano zabagendereye. Be muri Matayo 24. Usome ku murongo wa 15. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyane n'umuhanuzi Danieli gihagaze ahera, ubisema byitondere. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi yaba itaragabanijwe ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Hano tubonye amajambo menshi. Haravuga ikizira cy'umurimbuzi. Ikizira cy'umurimbuzi kingiye mu ishengero ryo mu Burundi mu mwaka w'2010. Hano turebye guhunga ko umuntu atazajarajara, kandi tubonye iyo abantu baje nyuma baje nyuma nta mwanya wo kuramukanya, muraza kuramukanya nyuma, wowe guma wumvirize ubone ibyo. Tubonye ko nta gihe cyo guhunga gihari, ko umuntu uzajarajara niba bibaye uraha ukajya kureba aha ushobora gupfa, kuko urusoro zawe runywa mu gisagara.
kandi tubonye ngo amahirwe wenda bizaba atari ku munsi wo gusenga nk'isabato kuko biba ari kuwa Mungu hapfa abantu benshi icyo gihe abarozi n'abakristo baba bivanze kandi niba Imana aho yari kubashyikiriza indege ikata amabombe urumva babagorotse ngo batapfa bakomereka. Niyo mpamvu bizaba atari ku munsi wo gusenga kandi bizaba tubonye hano ngo aho uzaba uri niba bitewe uri muri vire uzabaza Imana umutima uri ati nyongoraho nsubira kuko ushobora kwigira ndabandanya subira muri quartier yawe nkuri ko amabara bazaba yugabo n'imiduga itagenda tuyajyana n'amaguru subira iyo mvuye ugasanga urahaguye aho uzabaza Imana umutima aho werekera. Kandi hano tubonye ko iyo minsi itagabanywa nta muntu wari kuzasigara ubundi intambara kuzamara imyaka 3 ari kuzamara amezi 3 kubw'amasengesho y'abagororotsi. Ni ukuvuga rero ariko tubonye ko nayo ari intambara itageze kuba kuva kuremwa kw'isi izongera no kubaho. Turebe irindi jambo riri muri Yeremiya, iri jambo muri Yeremiya 15. Tubanze turebe muri ibyo ibyo byo twihutirwa. Uhere ku murongo wa 4 muri Ezekiyeli ikigabane cy'ikenda, Ezekiyeli ikigabane cy'ikenda umurongo wa 4 turaza gushika ku 8 turaza gushika ku 7. Aravuga ngo nuko Uwiteka aramubwira ati genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Babandi arababwira numva ati mugende munyure mu murwa mukurikire maze mukubite amaso yanyu ye kubabarira kandi mwe kugira ibambe mutembeho umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore, ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura no kutamukoraho, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Ubuturo ni mu ishengero. Ni ukuvuga ngo Imana igiye guhera muri babasaza bahereye mu mashengero bari mu masengero niba Imana izabanza gucishaho bahure n'ingorane. Nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu, kandi arababwira ati gusazira mu nzu y'Imana ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko ushaje cyane, ni uko bimazemo igihe ariko ukaba ubyangiza ubizi. Kandi arabambwira ati nimuhumanye inzu kandi ingombe zayo muzuzuzemo. Ni nko kuvuga ngo abicanyi no mu ishengero bemerewe kwinjiramo. Ngaho nimugende. Nuko baragenda bica bo ku murwa. Nuko bakibicaho nari nsigaye nikubita hasi nubamye. Twageze ku murongo w'indwi na hatero twashakaga, ariko twabonye hariya ko Imana iri gushyira abantu b'ikimenyetso bayizarinda intambara, ariko twabonye ko hari n'abandi bagomba gupfa batababariwe n'abana bato bagomba gupfa. Rero muri Yeremiya 15 umurongo wa 1 turaza kugeza ku wa 4. Maze Uwiteka arambwira ati nubwo Mose na Samweli bampagarara imbere, umutima wanjye ntabwo nawerekeza kuri aba bantu bankure mu maso bagende. Nibakubaza bose tujye nawe uzababwira utuku ni Uwiteka avuze ngo abakwiriye gupfa bapfe n'abakwiriye inkota barimbuzwe inkota, kandi abakwiriye inzara bicwe n'inzara, n'abakwiriye kujyanwa ari imbohe bagenda imbohe. Kandi nzabategekera uburyo bumwe bwo guhanwa ni Uwiteka avuga: inkota yo kwica, imbwa zo gutanyagura ibisiga byo mu kirere, n'inyamaswa zo mu ishyamba byo kugasha no kurimbura. Kandi nzatuma bateraganwa hirya no hino mu bihugu byose byo mu isi, mbahoye ibyo Manase mwene Hezekiya umwami w'Uyuda yakoreye Yerusalemu byose. Ni ukuvuga ngo ruzaba ari urupfu, harimo kwicwa n'urusoro, kwicwa n'inzara, kwicwa n'inyamaswa aho umuntu azaba yihishe. Uzaba avuga ati igihe mfite ubwenge kwitwa mu mashyamba kandi afite ikizira Imana itamushyizeho ikimenyetso, n'inyamaswa zizamwica.
n'abazicwa n'indwara, hariho n'abazahungira mu mahanga. Uti se bahungira mu mahanga bate kandi bavuze ko umupaka uzaba yugaye? Ni ukuvuga ngo abahungira mu mahanga ni abari kugenda ubu, ni n'abari kohereza abana babo za Amerika n'ahandi kuko bafite amaviza na za Kenya, abo nibo bazagwayo bazize indwara. Ariko si ukuvuga ngo abagiye bose bazapfa kubera n'abazagaruka. Ariko Imana yashyizeho ikimenyetso ko imikozeho ikintu nubwo yaba atagororotse atarakizwa, Imana ishobora kumurinda kugira ngo azakizwe. Ariko Imana ishobora kuba yamushyizeho ikimenyetso mu ibanga ryayo, ariko itashyizeho ikimenyetso nubwo azaba yaragiye mu mahanga ari muri Amerika, Imana izamuterezaho indwara agwe, ko azaba ari igihano cy'Imana. Ni ukuvuga ngo nyuma y'iyo ntambara y'Imana iyereka umusoda uzaba ufite ipeti ritoya niwe uzahagarika iyi ntambara. Njya numva abantu bavuga ngo Buya niwe uzahagarika intambara, ariko si Imana ntigeze imbwira Buya, yambwiye uwo musoda. Kuvuga ngo uwo musoda azahagarika intambara, areke Nyangoma ayobore ko azaba urwaniye igihugu rwagifate, ko Imana yambwiye ngo Rwasa SNL ntabwo izayobora, kuko bayoboye bakwiyumvamo ubuhutu, kwiyumvamo ubukristu, ko Imana ikeneye ko umuntu yumvamo ubukristu, kuko na Nyangoma nubwo ayobora ntabwo azayobora nk'umugambwe wa Nyangoma, azayobora ari perezida, ariko abandi bazabayobora ni abakristu batari mu migambwe, iby'imigambwe bizaba bishoje. Nyangoma rero namara kuyobora ibiringo bibiri biheze, ariko ntabwo azayobora ibiringo bibiri kuko habaye amatora ntayo azaba. Wa musoda w'umukristo niwe n'umwe uzarongora Burundi, nawe ari uzaburongora nta matora abaye, bazajya biyongorwa nk'ubwami. Aho rero niho wumva Burundi nyuma y'iyo ntambara hazaba amahoro menshi n'ubutunzi butigeze kubaho, Burundi bukamera nka Suwedi cyangwa Ubusuwisi. Ko Imana yanyeretse hari ibitoro nk'uko Gitwaza n'ababivuga, amabuye y'agaciro byinshi cyane, abazungu bazazabicukure, leta y'ubusuma ntizongera kubaho, abakozi ba leta bazajya bahembwa amafaranga menshi cyane, abakozi basengera abandi bazungu bazaza babasengera bashyire kanseri na diyabete n'amasida n'ibindi byose, ko Imana izamanura imbaraga zidasanzwe mu bantu b'Imana bazure n'abantu bapfuye, bakora ibitangaza nk'ibyo bya Pawulo na Petero, abazungu nabo bahezagire, bitume akazi kose umuntu azajya akora azaba umutunzi, amasezerano abantu bahawe n'Imana zabasohoye. Nuko rero icyo gihe ubutumwa buzamamara mu Burundi, bukangure ibihugu bindi by'Uburayi, bive mu Burayi bigere mu Barabu, nabo babona agakiza bakwa amashengero. Kuvuga ngo nuko rero Kristo azaza muri icyo gihe, ariko nta yindi ntambara izaba mu Burundi kugeza Kristo agarutse. Urumva nasoreza iyo niyo ntambara y'u Burundi, reka turekeraho.